kubiyangaho bakavuga ngo reka tuvuge ngo iravuze mwamwitera umwako ariko ijwi ry'Imana ndarizi neza uyu munsi wa none mu gitondo ivuze nimugoroba bishobora gusohoza Imana ihabwa icyubahiro kandi uretse n'ibyo ngibyo abo tubwira nuko tuba tutabareba hari izindi mbaraga zituzaho natwe duhaha izindi mbaraga urindira Imana wumve ko Imana yivuze abonye neza Imana ibaga amaso natagiye kwa muganga Imana alebonete deve Imana ikuraho Imana ishimwe mubonye Imana itanga abakiriye Imana ishimwe turagushimiye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu barakubonye rwose Egiputa bacitsemo igikuba murabyumva cyane abera nimuhumure uburi urugamba si urwanyu turagushimiye Imana turagushimiye kuri mwiza ibi ngibi tubivuze dutya ni uku nguku dukoresheje ariko ijya mu batuvugira bahari barimo baragira imigambi yo kukugirira nabi ariko ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe humura nta marira aba muri uwo murwa nta miruho ibayo nta n'intambara ndetse nta n'indwara ishobora kubayo umunsi umwe haleluya umunsi umwe tuzawinjiramo twiyaguye umubiri upfa twambaye kudapfa iteka ubwo nibwo tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ariko mwinginge muntu wowe warahambiwe iby'Imana umuntu ucyambaye umwenda w'intambara reka kuwukuramo umeze nk'utabarutse kubera ko uracyari ku rugamba nta hantu uragera nubwo wabihiwe n'abana rubanda uza muri iyi nzira waje ubwijajabira wenyine niguhagarariye umuri guhagazeho kandi ntabwo uzakorwa n'isoni tugiye gusenga Imana nkubwira ngo humura ntabwo uzakorwa n'isoni ibikurakariye bizarakara n'ibishaka bizajimbize ariko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga kandi mwibutse yuko Uwiteka yakwihuta yagenda bukeya nta bintu ahutaza nta n'ibyo akerereza igihe kigeze Imana iratabara igihe cyawe nicyagera Imana izagutabara ihanganira igicuku utegereze igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya kandi reka mwibutse niba umunyamugisha azagaruha bataragira ataramufata nimwibutse ko umuntu wiruka ku munyamugisha azagaruha bataramufata nimo gutera umugeri ku muhunda niko najyaga numva kera bavuga wiruka ku munyamugisha bakwirukaho gutura umunyamugisha azagaruha bataragufata nubwo urerega nta byacitse imbabazi z'Imana ziracyahari kandi imbabazi z'Imana zigihari ayiwe dore uwo mwana wawe urimo uvuga ngo wakunaniye Imana iraje noneho imuguhera agakiza icyakora ryari ishuri wihanganye gatoya ihangane imyaka ihanganye n'imyinshi ihangane bigiye kumubaho nubwo bizaba bibabaje amezi 3 yonyine nyuma y'amezi 3 Imana iramuha agakiza wararize bihagije ugera naho wiheba ariko Imana iravuze ngo uwo mwana wakoresheje gutyo Imana kandi imugarutseho kandi dore agiye gusubira ku ishuri humura Imana ikintu cya mbere ikoze imukuyeho ibyo biyobyabwenge wowe udukurikiye Imana imukuyeho ibiyobyabwenge imuhaye gusubira ku ishuri nicyo kimenyetso Imana iguhaye ntabwo bazongera kuguhamagara uze kwisobanura hanyuma amezi 3 yandi asigaye ubizi yuko hari n'ibintu azatumye uzamanyuze mu itegeko haleluya yarazi ko Yesu azanyura mu itegeko abantu bagukekera kuzanyura n'abari ari bunyura Yesu akagucisha mu itegeko igikuru no kugera ku mugambi w'iby'Imana ishaka Imana ishimwe igikuru no kugera Imana ishaka naho bateguye kugutera amabuye bateguye kuyagutera n'abantu ariko ntibazi ikiri ku mutima w'Imana ntabwo bazi icyo Imana itekereza uyu muntu ese atwitinda ntatari bakunze umusarati bitubasuje kandi tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi amahoro y'Imana nabane namwe rero aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo mwese mwumve ko tubasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana
kandi turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 twavuga ngo umwaka mushya muhire. Turashima Imana ko yabanye natwe 2023 kandi ariko turageze umwaka dutangiye kugira ngo Imana izakomeze ibane natwe. Ndakubwira ngo icyo mwifuza Imana izaze kwifuza kwanyu kandi Imana izabagirire neza, izahe umugisha mu byo mwerekejeho amaboko yanyu kandi imigambi yanyu myiza, imigambi myiza Imana izayihire. Musa ntabwo ndigiye ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Imana ihamagaye kujya gukoresha ibyo twari mu gihe nk'iki ngiki. Katangiye tumuha ikaze. Muraho neza? Ni amahoro. Ukuntu wivugira bukeya. Meze neza. Umwaka mushya muhire. Derukana 2023. Dushimye Imana ko tukiri bazima. Numva ngukumbuye. Warubizi? Ntabwo uzi ko ngukumbuye. Ariko kubera ko derukana uriya mwaka ntekereza twagiranye ibihe byiza, iyo abantu bagiranye ibihe byiza barakumbura. N'abantu bakurikiye ubutumwa bwo gutanga barafashijwe cyane. Ndakeka wagiye ubibona. Wagiye ubibona se? Barampamagaye baracyanamagara. Yego. Yego, abakunzi b'ijambo ry'Imana rero mbe ko twakugare kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere tuganire ku kimana ishyize ku mutima wawe muri iyi minsi. Derukana 2023 ni imyaka itandukanye. Ibyo ari byo byose n'ubutumwa bushobora kuba butandukanye cyangwa se ari bwa bundi. Iyo ndi kuganira n'umunyamuka ntabwo bijya bimvuna. Nabane kimwuka ashyize ku mutima niyo tugiye kuganira. Ariko mbere ko tujya muri ibyo ngibyo tujya ngo tugusabe ubanze wibwire abaduteza amatwi. Kuko bashobora kuba abatakuzi akubonye n'atakona ko uyu munsi hagenda haboneka abantu bashyashya. Mwitwa bande? Nitwa Mukasoni Esther. Yego. Ndi umugore. Gw'abana 7. Yego. Ntabwo njye mbyemera. Nzagusura ndeko ko ari cyo. Ntabwo urabona bimenye rata. Ntabwo wabimenya rwose. Urabona ko agaragara nk'umujene. Ni iriba gukoresha kugira ngo ugumeze nk'uko abivuze ukomeze umujene kandi ufite abana bari gukoresha iriba. Ni Yesu gusa cyangwa ni n'utundi tuvuta wisiga? Sinzi niba haba amavuta abantu bisiga bakagomeza ari abajene nk'uko mubivuze. Ni ibisanzwe mu buzima busanzwe gusa nkunda gusenga. Yego. Ya mavuta bizana yakugize gutyo. Ya mavuta aba mu gusenga. Birashoboka ntabwo mbizi uko meze ariko nkunda Imana. Icyo nigeze nuko nkunda Imana. Yego. N'abantu bayo. Yego. Mukunda nanjye ndimo. None reka tugusabe rero mbere ko twinjira mu kiganiro ubanza usenga Imana kugira ngo Imana ibaye natwe mu kiganiro cyose tugiye kugirana. Ni kare mwasenga Imana. Data turagushimiye uri umubyeyi ngo byiduhetse ngo byihetse ibihugu byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo uhetse u Rwanda gusiga Burundi, uhetse Burundi gusiga Amerika, ntabwo uhetse Amerika gusiga Ubufaransa. Uko ibihugu byose biri mu isi bimeze uri ngo byiduhetse. Turagushimiye. Tugushimiye ubwo duheruka undi mwaka none tugeze muri 2024 turi amahoro. Icyubahiro ni kibi cyawe. Amen. Izina ryawe nirihimbazwe. Iki kiganiro tugiye gukora, iri teraniro tugize, wagize neza kutugira ishyanga ringana gutyo. Iki kiganiro tugiye gukora, uburyo tugiye kwasama tukakuvugira, turagusabye cyane ngo ntihaba ari twebwe. Dusabye ubwenge bwacu nibubure. Uwiteka Imana intekerezo zacu zibure, twebwe tubure, haboneke we Kristo. Tumuhereje ikaze na karibu, tugukinguriye ibyumba byose, ibyo badukurikiye mbere na mbere byacu twebwe tugiye kuvuga. Nta hantu hamwe tugukinze, uzuba ari wowe uvuga natwe twemerere tube mikoro itagera diyezi. Kandi abadukurikiye ibyumba byose mwamwe nyemerera ugemo ntugire na kimwe usigaza mutindiyemo. Turagushimiye ko ubikoze. Imitima yacu Uwiteka icishwe bugufi ya n'ijambo ryawe ko bwa Yesu Kristo wanesheje rimwe gusa. Amen. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Ariko gira murando ntabwo. Yego.
ntabwo duherukana wari gutanga mu butumwa Imana yari yaguhaye ariko tubwira ko hari n'ubundi butumwa ufite bw'abadayimu cyangwa se by'imyuka mibi Satani yazanye ku isi. Sinzi nimba ibyo wateguye ko nimba ibyo yashabye tuganiraho ariko uko umwuka yaguhaye ariko tuganira sibyo? Ko bisabye ndumva byose uko umwuka ari butuyobore niko turi bugende. Ndumva naguha karibu rero ugakomeza. Yego murakoze cyane mwese abadukurikiye, turabakunda kandi ngira ngo ni ubwa kabiri mbonetse ku musaraba, ariko uburyo ki mwagiye mungaragariza ko ibiganiro twakoze bya mwabikunze byankoze ku mutima. Umwami w'amahoro utakiranirwa ngo yibagirwe umurimo abera bakoranye urukundo baduhera umugisha. Turabakunda natwe. Umukozi w'Imana yarambajije ku butumwa mfite bw'ikigurube, abadayimoni ukuntu bamanukiye mu ngurube, ariko numvaga ndi bubivugeho ariko ndumva bidakunze, twazabigakaho mu kindi kiganiro. Hanyuma ahubwo tunaganira ku ijambo ry'Imana riri gufasha umutima wanjye. Turaganira kuri Yesaya 60. Yesaya 60. Yego. Yesaya 60 turasoma n'umurongo wa 15. Yesaya 60 umurongo wa 15. Yego. Haleluya. Imana n'ubundi aradufasha. Yesaya 60 umurongo wa 15 dusome mu izina rya Yesu. Yego ndakubwira aho bigarukira. Umurongo wa 15 haranditse ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuraho. Nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukikunyuramo. Nzakurutisha abandi. Nguhu ubwiza buhoraho. N'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe. N'umucunguzi wawe. Umunyembaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu. No mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa. No mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Imana ishimwe. Amahoro niyo azagutwarira. Njyewe rero ndi umubyeyi narabyaye, gutwarira ni ikintu numva cyane. Umwana uvuga Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo amahoro niyo azagutwarira. Yego. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Ntihazaba gusenya no kurimbura. Aho ingabano zawe zigera hose. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza. N'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo. Kandi ukwezi siko kuzakubera ukwezi. Siko kuzakubera umwezi. Ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho. Kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Izuba ryawe ntirizarenga ukundi.
kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kandi ukwezi kwawe ntabwo kuzijima, kuko uwiteka ariwe uzakubera umucyo uhoraho, uwiteka ariwe uzakubera umucyo, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize, n'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, bazaba ishami ritereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro, bazaba ishami ritereye umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro, umuto azagwira abemo igihumbi, umuto azagwira abemo igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye, uworoheje azaba ishyanga rikomeye, njyewe uwiteka nzabibutsa igihe cyabyo nigisohora, njyewe uwiteka nzabibutsa igihe cyabyo nigisohora. n'ayo magambo tujye kuganiraho. Imana ishimwe. amen, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari umuntu ukikunyuramo. Hari igihe umuntu aba mu bihe abantu bose amaboko yose akamujugunya, ariko nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari umuntu ukikunyuramo. ngo uwiteka azaguha ubwiza burutaho. Mbega hari ubwiza abantu bashakira mu mavuta, hakaba ubwiza abantu bashakira mu buranga yenda baba baravukanye, ariko umuntu Imana yasize iranamutaka, kandi umuntu Imana yahaye igikundiro nta muntu ushobora kukimwambura. ni ukuvuga ngo uwiteka Imana ishimwe azakurutisha. Twasomye aratubwira ngo uwiteka azakurutisha ayandi mahanga. Imana ishimwe. Nubwo wari wararetswe ukanga ndumvafashijwe. Imana ishimwe. Nubwo hari ibyagutaye bikagenda byagiye Imana ibireba, ntabwo Imana yari yasinziriye. Birumvikana ko kwangwa kwawe Imana yarabirebaga, ariko ngo izagusumbisha amahanga. Kandi yavuze ngo ntabwo ari ibyo gusa, umubabaro warawugize utuma wirabura, ngo izaguha ubwiza burutaho. Imana ishimwe. Ubwiza burutaho iyo mbuvuga ngenda byumva. Mu by'ukuri ukurikije igihe maze cyangwa se imyaka maze cyangwa se igihe maze kubyarira aba bana, iyo Imana ivuze ubwiza ndabyumva cyane. Nigeze kubaho nakwisiga amavuta bita ikambiri, ni amavuta y'amamesa bateka akavamo amavuta nyine abantu bakisiga. Hanyuma aya mavuta narayisigaga nkasa neza, abantu bakajya bambwira ngo urakeye, ngo umeze neza. Iyo Imana ivuze ngo nzaguha ubwiza, iguha ubwiza budashingiye mu mavuta, ubwiza budashingiye, kubera ko twe dufite amavuta tutajya tubona muri Nakumate, tutabona muri Serena, tutabona hariho hose, amavuta tutabona mu masoko yose mujya guhahiramo, ni amavuta yitwa Dorere. Kandi ugiye mu masoko asanzwe ntabwo habona Dorere. Aya mavuta rero iyo yisize unyuzeho wese aratangara akavuga ngo Dorere ngese yari runaka, wa wundi twahoze tuvuga cyane, wa wundi twahoze tuvuga ngo bimucikiyeho. Izaguha ubwiza nubwo wari wararetswe kwangwa, ntabwo urwo rwango rwakubayeho, ntabwo Imana kwemera ko ibyago n'amakuba bikubaho, ntabwo ari uko yagutaye, ntabwo yagusize wenyine, ahubwo iraguhetse ku mugongo wayo, kandi iracyakuzirikana nubwo rubanda rwakujugunya. Niko Imana yabishatse kugira ngo batakumenyera. Ubundi reka mubwire, umwana w'umwami muzarere mu bami bose basanzwe, ntabwo ntanzeho urugero, ariko uzitegereza abami bose basanzwe, abana b'abami ntabwo bavogerwa, bakundana nyine n'ababana n'abantu nyine bari aho ngaho nyine nabo bari muri ibyo byubahiro. Natwe rero Uwiteka Imana arareba akabona ntabwo turi abantu bo kuvogerwa, akavuga ngo reka muteze ikibazo gituma umenya abo mubana abo ari bo, bakakureka bakakwanga. Ariko Imana mperutse guteranira ikabuga ahantu bita igako umudamu atera ikorasi, nari imanye iminsi numva iri kuntuga, arabana ariko Imana ntiyadutaye, ngo ntiyadusize twenyine, ngo twabonye ukuboko kwawe, ngo tubone imbabazi zawe nyinshi. Imana ishimwe. Uwiteka ntiyagutaye muri bya bibazo, Uwiteka ntiyagutaye muri ya makuba, Uwiteka ntiyagutaye rubanda rwakujugunye, Uwiteka ntiyakutaye amaboko yose, nta n'umwe musigaranye, ntabwo yagusize wenyine. Imana yarakwiyeretse muri 2023, dore niyo turangije, uhereye aho twatangira, ariko reka tuvuge umwaka dukutsemo. Ukuboko kw'Imana
imana warakubonye ubona imbabazi z'imana kandi ubona kugira neza kw'imana imana yakweretse inyinya yayo yikuye ku mutima uyu munsi wa none ibyabaye ibyo byose uracyaserenganya usenga imana uvuga ngo ndacyakwemera Yesu imana ihabwe icyubahiro. Mfite indirimbo nahanze harimo igitero cyabo cya nyuma kivuga ngo ibyubahiro ngo byo mu isi ngo byo ngo bijya ngo bigera ingigiye ngo bikagira ngo garanti bikarangira mbega muri makeya ngo ariko icy'imana turakimukana icyubahiro cy'imana turakimukana umutungo wimukanwa icy'imana turakimukana. hari igitero hari agatero aho ngaho kuri iyo cyanyuma kavuga ngo ariko ngo nubwo wabona umeze nk'uwakozwe n'isoni n'ibimenyetso byo guseba bikagufata ngibyo ntabwo ari ibyagukorera isoni kwari kugira ngo umenyekane ngo kandi muri ibyo ngibyo hahishemo ibanga umunsi ryahishuwe abantu bose bazagufasha gushima. Ntabwo imana yadutaye ntabwo yadusize twenyine twabonye ukuboko kw'imana imana ishimwe. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo mu cyimbo cy'ibyuma imana izagira gute izazana imiringa izazana ifeza mu cyimbo cy'ibyuma ngo imana izatuzanira ifeza ntabwo hazaza ibyuma nshuti yanjye ntabwo hazaza ibikubabaza ntabwo hazaza ibigukatagura mu cyimbo cy'ibyo bitaga ibintu n'uwo wabonaga bifatika hazazamo ifeza. akajambo kanyishe cyane yavuze ngo gukiranuka ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka. Haleluya. Ndumva nshaka kuvuga ku gukiranuka ukuntu gukiranuka gutuma umuntu ndumva ari nayo ntego y'ijambo gukiranuka gutuma umuntu gukiranuka gutuma umuntu ahantu yagaseba gukiranuka gutuma duseka gutuma umwanditsi wa Bibiliya babaza ngo yaranditse aravuga ngo kuko umwami imana izanabara aravuga ngo nicyo gituma ntamwara aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akaba n'urutare aravuga ngo kandi nzi yuko ndazakorwa n'isoni kuko tsindishiriza ari bugufi bwanjye imana ishimwe. ni ukuvuga ngo uko ni ugukiranuka kwatumye avuga ayo magambo kubera yuko yari mu gihe cyari kimukomereye ariko aravuga ngo nubwo ibibazo bikomeye cyane kuko umwami imana izanabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera. Imana ishimwe. mu maso yanjye hakaba nk'urutare mu maso yawe ntihakomere ugutsindishiriza ntari kure ari bugufi bwawe akwegereye kuruta uko imyenda wambaye ikwegereye icyakora yaba ikuretseho gatoya ariko izongera kukubaka kandi nikubaka uzaba wubakitse by'ukuri. Imana y'Isiraheli nihimbazwe. Imana ishimwe cyane mu cyimbo wo gukiranuka niko kuzadukoreshereza ikora gukira mu yandi magambo gukiranuka niko kuzagushoreshereza niko kuzagushakira amafaranga. nasomye Bibiliya mu mubwiriza bavuga ngo nabonye abiruka atari bo basiga abandi naho ibihe bigwirira biba kuri bose ntabwo abiruka ari bo basiga abandi nshuti yanjye nabonye abiruka ntabwo ari bo basiga abandi turakora tukiyuha kure ahubwo ibihe bigwirira biba kuri bose. ibihe bigwirira biba ku muntu wese bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora guhomba akava kuri miliyoni 100 agasigana n'igiceri cy'icumi atunga mu mufuka wiwe. ni ukuvuga ngo ni ibihe bigwirira ntabwo atagize ariko ahanze abakenye. nabayeho mu buzima mbaho mu buzima nigeze kubaho nkora muri Adema mu ruganda rwa biswi rukiri hariya mu gishanga noneho kubera ko hageraga igihe tugakoramo nijoro ni ukuvuga ngo iyo twabaga twakoze ijoro mu gitondo naragendaga nkakora iyindi mirimo y'ibiraka nkikorera ibijerekani nkakora iyindi mirimo y'ubuyede cyangwa se tukavomera kubumba noneho nkikorera ibijerekani kimwe nkakikorera hano ikindi nkagenda ku mugongo ikindi akacumi n'izana nakungaga gubita hano hanyuma kandi kaboko ngafatisha gutya hanyuma ikindi ngashyiraho igitenge kugira ngo gikomere. ibi byose byasizemo imvune nta kintu byigeze bima kuko muri icyo gihe twabuze gusonza nari mfite umwana wanjye ariwe banyitirira nyine bitwa bitangaza n'umugabo turagenda turasonza n'undi mwana w'umukobwa twabanaga inzara iratwica kandi ntawe udakora. ni ibihe rero byari byateye
byatugwiririye biba kuri bose. Umva naraye ijoro burakeye ngiye gukora kuko numvaga nyine nakoresha imbaraga zose. Urumva niba nabwo nari nkinjira mu mujyi wa Kigali numva yuko umuntu nabaye mu buzima bwo guhinga ntabwo ubundi buzima bwanjye numva nyine nje gukoresha imbaraga zanjye zose nkakira. Ariko icyo gihe ntabwo nigeze nkira, ahubwo icyo ntakuye ni imvune umugongo udakira. Mbese icyo ntakuye ni imvune ndagenda ndateseka. Kandi icyo gihe nicyo gihe ngewe n'umugabo n'umwana twambariyemo inkweto zidasa. Ni ibihe bigwirira umuntu biba kuri bose, ariko twari twakoze. Ariko Bibiliya yavuze ngo gukiranuka, reka nkubwire gukiranuka gutuma nabonye gukiranuka kwambika ikote umuntu iwabo ntabaryambaye. Gukiranuka nabonye kugira umuntu bishop iwabo ntababaye bishop. Gukiranuka nabonye kugira umuntu umuhanzi iwabo ntababaye umuhanzi. Gukiranuka nabonye gutuma umuntu atunga amasidiyo akajya akorera indirimbo abantu iwabo ntawigeze umenya no kuririmba. Imana ishimwe. Gukiranuka ni ngo kuri gukoreshereza ikoro. Iyaba atari ugukiranuka nawe warabaye muri za karande z'iwanyu, yenda ari kuba indaya, yenda ari kuba mu buzima butabaho. Ariko gukiranuka kuri kugukoreshereza ikoro nubwo za karande z'iwanyu zitabikunze. Ariko hari itegeko rije rivuye ubukuru rivuga ko gukiranuka kuzatuma unyura no mu mifatango ariko ukabaho neza. Imana ishimwe. Gukiranuka gukuriza indege igihe imiryango uvukamo nta muntu n'umwe wigeze wurira indege, wowe ukurira indege. Gukiranuka gutuma wiga ukarangiza iwanyu nta muntu wize. Gukiranuka niyo utize kuguhereza icyubahiro ukanakoresha n'abantu kandi utarize. Imana ishimwe. Ngo gukira nubwo warese ukamba, aho abantu babonaga yuko bakakuye amahirwe bakabona amahirwe ntabonetse, ariko hari ayandi mahirwe wagize bo ubwabo badashobora kureba. Kandi mbibutse yuko kuba twarakundanye n'uyu mugabo bita Yesu atandukanye n'abandi bose twabonye mu isi. Abandi bose bo mu isi barahemuka. Ibyo amakuru natohoje nkareba nasanze abantu bose bo mu isi bahemuka. Ababyeyi dushobora kubyara umwana akaguhinduka waramwibyariye. Washaka umuntu wishakiye umugore umugabo akaguhinduka. Reba abantu babwiranye sheri shushu, reba abantu bavuganye neza, reba akaguhinduka. Ariko Yesu kandi niwe wadutangiye ikintu gikomeye cyane kuruta bya bindi umugabo wawe cyangwa se umwana wawe yagukoreye. Ariko Yesu we arigwatiriza. Reka mbabwire ikintu cyatumye asiga igitaramo gishyushye mu ijuru. Yari azi yuko byanze bikunze tuzanyura mu rupfu. Aramanuka nisheza, ndabikunda cyane. Aramanuka aravuga ngo nubwo igitaramo gishyushye mu ijuru, Satani baririmbaga cyane. Mwitonda baririmbye nanjye ndiwe, mwitonda impamvu mubona abaririmbyi dukunda guhura n'intambara nyinshi, rimwe na rimwe akabamo n'ubwibone. Uyu mugabo wamanutse akava mu ijuru ariwe Satani, yaje mu isi afata isi, kandi niwe wari umuririmbyi wa mbere, niwe wabayeho waririmbye ano majwi yose muzi. Niwe muririmbyi wabayeho bavuga kandi avuye mu ijuru yarimbaga imbere y'Imana. Yesu arareba abona hazabaho abaririmbyi hanyuma ya Satani, aravuga ngo nintatana ngende nemere mbabare, nemere banjombe imisumari. Satani arabafata hanyuma narangiza azaza abikoreshereza uko yishakiye. Yesu aramanuka yemera kuza ajya mu nda ya Mariya. Reba Mariya, twavuga ngo ni igiki cyatumye Yesu twavuga ngo yari yahohoteye Mariya. Twari kuvuga ngo ahohoteye Mariya. Mariya ni umwari. Uyu muntu w'umwari ni igiki gitumye Yesu areba umwari? Kuki atagiye ku muntu nyine ukwiye kubyara, wemerewe kubyara? Kandi Yesu yari abizi yuko umuntu uri umukobwa abyaye ikigendaro, niko babyitaga, umwana uvutse nta mugabo uhari, uwo mukobwa aterwa amabuye. Yesu yari abizi. Bishatse kuvuga iki rero impamvu Yesu yaje akavukira muri Mariya? Yari abizi yuko hari n'ibintu azatunyuzamo anyuze mu itegeko. Haleluya. Yarazi ko Yesu azanyura mu itegeko. Abantu bagukekera kuzanyura n'abari ari bunyura, Yesu akagucisha mu itegeko. Igikuru ni kugera ku mugambi w'iby'Imana ishaka. Imana ishimwe. Igikuru ni kugera Imana ishaka. Naho bateguye kugutera amabuye, bateguye kuyagutera n'abantu, ariko ntibazi ikiri ku mutima w'Imana. Ntabwo bazi icyo Imana itekereza uyu muntu. Ese atwite inda ntatarigera aryamana n'umugabo, kandi ngo yari yaranasabwe. Icyambere Yosefu yagombaga kumubenga, ariko Yesu ibyo yarakoze
yari abizi. Rega Yesu ibyo yakoze kuri wowe arabizi. Humura, azana kudepasa, agucishaho abandi batanyura, ariko isezerano risohore. Yigeze yadepasa Esther, aramudepasa. Yigeze yafata Esther, aramufata ngo bamukura ahantu ngo mu ntimbiri. Ngo bamukura ahantu mu ntimbiri yari yihishe, aramudepasa, amunyuzaho abandi batanyura. Twebwe ngewe nsezerana nambaye agatimba bagenda bandirimbira za ndirimbo muzi n'ubu ngubu ziracyakora, ngo twatambutse neza mwese murabireba, za zindi n'ubu ngubu tugikoresha mu bukwe, ngo naho abagenda nijoro na za zindi zari ziharawe. Muri icyo gihe abantu b'iwacu murabizi, mbona niyo nzira abantu benshi dukunda. Ariko Esther ntabwo yabonye korari niyo nabonye ngewe. Esther ntabwo yigeze abona abanyamasengesho bari barasengeye aho Imana izanyura hose. Haleluya, amen. igikuru ni uko izakudepasa ikagutabara. Igikuru ni uko isezerano risohora. Na Mariya ntabwo yabyaye, urumva ko we ntabwo yasamye nk'uko dusama twebwe abagore, uko dusama bisanzwe. Ni ibintu yabonye bije kandi atwita nk'uko dutwita, ajya no kugisa nk'uko abandi bajya kugisa. Yesu we ibyo bizatungura abantu, aho biteguye kuzaca ntabwo ari guzaca. Haleluya, Imana ishimwe. Aho biteguye kugucisha ntabwo ariho bazagucisha, aho biteguye yuko bazagutegera siho Uwiteka afite, kandi izaca kandi kayira muri za nzira zigize gute zirenga ibihumbi. Imana ifite inzira zirenga ibihumbi, ifite ubundi buryo. Ayiwe, Imana ishimwe. Imana ifite ahandi izindi nzira zikiri ziyereje zitaranyurwamo n'umwana w'umuntu n'umwe. Imana ifite inzira zirenga imyenge ya supaneti izagucishamo ikagutabara nubwo waretse kukwanga. Erega baramaze kukwanga, ni akazi kabo. Umva ijambo riturutse bukuru nje kuguhanurira, nkubwira ngo gukiranuka wahisemo kuruta uko wahitamo ibindi kugiye gutuma kugukura mu kimwaro. Gukiranuka gukura mu kimwaro. Umunsi umwe numvaga namwaye, mbona namwaye, ariko nari naraye nsenga ijoro ryose. Nabwiye ko mfite abana 7. Umunsi umwe ndi mu kimwaro barambarije gufita ngo umwana wawe ngo yitwa nde, mvuga ubanza mvuga ukurikiye wa gatatu ndacanga mu kigo neza. Ariko kubera yuko nari naraye nsenga, hanyuma Imana yita ihagurutse umucamanza. Icyo gihe twari turi mu rukiko, wahita avuga ati none se niwe witwa Buketareba muri mashini, kandi ubundi barakureka ukabivugira kuko niwe uba wabibyariye. Hari ahantu Kristo atuvugira. Ntuzumva turirimba ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite y'umuntu mvugira. Ngo umukuru ngo batandi ngo kandi uwo yitwa Rukundo, n'ubuhamya muhamya yuko izina ryiwe tukiri no mu isi aratuvugira. Nshuti yanjye, tukiri no mu isi atuvugiraho atugereraho tutagera, akatuvugiraho ijambo ryacu cyangwa ijwi ryacu ritabasha kuvuga. Amen. Nubwo baretse ukwango, ni ukuri kose pe, abakwanze ni benshi, n'ubuzima busanzwe nabwo burakwanga, ariko byaramaze. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Baramaze bagusunikiraga kukumenya neza. Imana ishimwe. Bagusunikiraga gusobanukirwa neza yuko umuntu adatungwa nuko abantu bamwamamaje cyane cyangwa abantu bamukunze. Turashimira Imana yasigaranye natwe mu bibazo. Turashimira Imana itigeze iguta nk'imfubyi. Turashimira Imana ko hari igihe cyageze n'amafaranga yo kwigarangira, ariko Imana irakurihirira. Turashimira Imana itanakunze yuko wiga, ariko ikabikunze kuri uyu munsi wa none. Bararya nawe ukarya, barambara nawe ukambara, ariko Mana yanjye we barisiga nawe ukisiga. Ariko we ubaye mu Rwanda cyangwa muri icyo gihugu, na n'uyu munsi ntabwo urimuka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Reka mubwire, nubwo bakuretse, nubwo bagutaye, nubwo bakwambuye ijambo mu itorero usengamo, nta jambo ufite, ariko yavuze ngo noneho muri 2024 umva ijambo ngiye kukubwira ntuje. Muri 2024 izagusiga ubwiza. Bishatse kuvuga ngo numara gusiga ubwiza hariho igikundiro. Yasomye amagambo y'Imana arambwira ngo umunsi umutwaro baguhekesha uzakuva ku bitugu, uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho, ngo uburetwa buzamarwa no gusiga. Umva ikintu kizamara uburetwa ntabwo ari ukuzisiga cyane. Ikintu kizamara uburetwa si uko tuzagukunda turi benshi, ahubwo uburetwa buzamarwa no gusigwa. Haleluya.
uburetwa buzamarwa no gusigwa. Kristo namara kugusiga akamara kugutoranya, emerera ijwi ry'Imana gusa, gukiranuka kuzakubeshaho. Gushuka bakubwira ngo ubwenge bw'isi baragwiriye, barimo barayobya abagenzi, ngo nta kibazo ubwenge bw'isi ni ngombwa, ariko bigushuka gukiranuka kuradutunga. Gukiranuka niyo tudafite ibijumba n'ibishyimbo, gukiranuka niyo nta birayi. Yesu wamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, amenya yuko bageze mu gihe kibi, akavuga ngo ndaje twibanire nanjye tuzamanukana mu rupfu. Yaramanutse araza, yemera kunyura mu rupfu kugira ngo uhinduke uburiwe. Yihanganira akaga, yihanganira amakuba. Dore ukuntu yabyihanganiye. Yaravuze ngo ni mwumbambe, bamutera imisumari, murabizi uburyo yababaye we, abamama ngo n'ibisambo bibiri. Kuba barimo baragira ibyo bagutuka utanabikoze ni ukubera iki? Nta umugaragu ntaruta shebuja, ngambambanwa n'ibisambo bibiri, ariko kimwe kimenya ubwenge ngo kiramubwira ngo databuja uri muri nugera muri paradizo uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari kera, ahubwo ugomba ndiyo, turabanayo. Iki nacyo kiramukoba, ariko nagira ngo mbabwire ngo nibwo abantu bagukoba bakagira gute, Kristo azongera kubake, kandi nakubaka azaba kubakitse. Baragututse, barakujujubye, baragusabira gusa bibi byije, humura nacyabaye nabyacitse. Kubera iki? Wasigaranye n'umugabo mwakura. Amaririmba n'umubabaro, Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo amaririmba n'imibabaro Yesu, zajya muhimbaza ubudasiba Yesu, uri soko y'amazi adasuma. Aho ndavuga ngo ni isoko y'amazi adakama, amazi ntiyagusumira kuko Yesu niwe soko. Imana ishimwe. Amaririmba n'imibabaro, Imana ishimwe. Ntabwo izindi mana zirahinduka, ariko Yesu ntabwo ahinduka. Yarakwitegereje asanga wigaragura mu ipata ryawe, aravuga ngo baho nawe ubaho. Yarakwitegereje asanga kwa so banyu barakwanze, yarakwitegereza asanga akazi karakwanze, yarakwitegereza asanga n'uburanga bwarakwanze. Aravuga ngo ngwino nkwihera agakiza, aguha agakiza. None niwe ujya ufata mikorofone ukaririmba, we bakanakurwanya yuko utandukwiye kuyifata. Ariko iby'Imana yakubatsemo ntabwo bazabisenya, ibyo wubatswemo n'abantu bazabisenya, ariko iby'Imana yakubakiye ntabwo Imana izabisenya. Birashoboka ko ibyibutswe n'amaboko y'abantu abantu babisenya bigakunda, ariko ndakunda uyu mugabo Yesu. Nanjye ndakunda Yesu. Muri ibyo ndiko yabirindi ngo nanjye ndakunda Yesu. Ndumva bihindutse, ndakumva makuru y'umurwa, orekora atagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'Imana, ubuso mwenza winjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, ubuso mwenza winjiramo. Ntamarira bamuru wo murwa, ntabiruyi bayone ntambara, nta ndwara ishobora kubayo, ubuso mwenza winjiramo. Haleluya, nuzuye ibyishimo, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umusu mwenza winjiramo. Amakuru umenye nuko nubwo umubiri waguhindutse, ariko uhereye none igihe umaranye ubumuga ni kirekire, Imana iravuze ngo ubwo bumuga ni bukire, uyu mugongo ni wongere ube muzima, aya maguru nagororoke, aya maso nukuremo rinete urebe neza. Imana ishimwe. Amakuru umenye nuko nubwo uri guhiga birimo kuguhiga, ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'umugabo witwa Yesu. Muririmbyi yarabivuze ngo arahari abatuvugira, bahari barimo baragira imigambi yo kukugirira nabi, ariko ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza. Ntabwo bazi icyo Uwiteka atekereza ku buzima bwawe. Humura, nta marira aba muri uwo murwa, nta miruho ibayo, nta n'intambara, ndetse nta n'indwara ishobora kubayo. Umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe
ubwo nibwo tuzasezera ku bihe byiza byo gusenga tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ariko mwinginge muntu wowe warahambiwe iby'Imana umuntu ucyambaye umwenda w'intambara reka kuwukuramo umeze nk'utabarutse kubera ko uracyari ku rugamba nta hantu uragera nubwo wabihiwe n'abana rubanda uza muri iyi nzira waje ubwijajabira wenyine none umaze kubihaga kandi uyu muntu watumye uzinukwa Imana niwe wenyine kuko ijuru ni ry'umuntu ku giti cyiwe none umuntu agiye kugutera ibihombo kandi cya gihe mu kazi kawe ntabwo wakwemera ko umuntu agutera ibihombo ndagira ngo gutangarize ngo wongere wiyongere n'imbaraga y'ubutwari uriya azajya mu ijuru kwiwe kabone nubwo yaba ari umugabo wawe cyangwa umwana wawe wibyare cyangwa mama wawe azajya mu ijuru kwiwe nawe uzagenda mu ijuru kwa ntabwo usajyana n'undi icyo ari cyose wakubakaho ukaba waramaze kuzinuka iby'Imana wizinuka iby'Imana wizinuka iby'Imana uzaryoherwa n'iki isi reka kubwire icyiza cyayo nta kindi cyiza nabonyemo ikunezeza akanya gatoya ubundi ikakwanika ariko Yesu ntagatwanika Yesu adukanurira inganiro nziza Yesu niwe yabonye uzi gukundana ibindi barababeshye Yesu atanga keya abandi babahaye keya barababeshye ariko Yesu atanga keya Imana ishimwe nubwo waretse ukanga mu cyimbo cy'ibyo wari witeze Imana izabisimbuza ibindi by'izahabu yenda wari uzi yuko umushahara wawe ari wo wenda agashahara gakeya ariko si ibyo ngibyo witeka ibyo ngibyo wari witeze azabivunjamo ibindi bintu by'igiciro by'izahabu bidasaza ibyo wari witeguye kwinjiramo ukawutekereza ukawupfundikanya ukabona biranze ntabwo ari ibyo ngibyo reka nkubwire mu cyimbo cy'ikintu runaka Imana izagisimbuza ikindi kandi humura Imana ishimwe humura amaboko y'Imana agufashe ntabwo azakurekura aya bantu yarakurekuye ariko ari Imana ntabwo azakurekura kandi uzarinda usaza imvi z'uruyenzi nari ngize ngo nkubwire ngo uri kubabara mu nda yawe hari kukurya cyane warivujije biranga bageraho baranakubwira ngo igendere uburwayi bwawe ntabwo byakunda genda ujye gutegereza ariko uyu munsi umva ijwi ry'Imana icyatumye ucika 2023 none muri 2024 umva ijambo ry'ihumure umva ko Imana ivuze iravuze ngo mu nda yawe nihatuze haleluya 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 Imana ishimwe mu nda yawe noneho Kristo Imana ishimwe uzi ko Kristo ni ubaga neza abaganga barabeshya Yesu azi kubaga neza umumama umwe yize kuza mu rugo twa dufite icyumba cy'amasengesho aza umugabo yamwirukanye ngo bamubwiye ngo uko bari bavuye kwa muganga baramubwira ngo uyu mugore ngo afite ngo amagufwa ngo ameze nk'ay'abagabo ngo ntago azabyara nuko umugabo amuhambiriza ibikapo byiwe abisiga ku muturanyi undi aramubwira ngo ngwino tujye kukwereka ahantu uri gusezerera Imana ndabizi kuri bubone Imana icyakora uwo mumama bose ndabashimiye n'ab'igikondo ndabashimiye kuko yaraje kwizera ko kumubera gutyo akinjira rero mpita ndamubona ndamubwira ndi bavuze ko ufite amagufwa ibyo abantu badashoboye Imana irabishoboye dore abantu bavuze yuko ufite amagufwa nk'ay'abagabo utazabyara ariko Imana iravuze ngo subirayo ujye kubyara agimaka ibintu byinshi ntabwo nshatse kuvuga kuri ubwo buhamya nshatse kubabwira yuko imikorere y'abana b'abantu itandukanye n'iy'Imana uyu munsi wa none uyu mubyeyi yarabyaye amaze kubyara kabiri kandi abyarana n'uwo mugabo wari wamwirukanye ntabwo mfite uburyo nakwinjira muri ubwo buhamya n'ubwiwe nyine ku giti cyiwe ariko ibi narabyiboneye iyi Mana yacu rero ni Imana inyuranye amaboko Haleluya kandi ni Imana igamburuza imigambi y'icakura umva bari bakoba Imana ibone hari ahantu bagutereye iravuga ngo nushaka uryame mu buriri uryame n'ukwezi ariko bakurenza kurwara kwawe nta kintu byaba bitwaye Imana nta gihombo Imana ifite uraryama ukaruhuka kuko ubundi nta n'akazi katagira ikiruhuko yabona akagambane kaje gahita iguha misiyo Imana ifite ahantu yagucisha ikakuruhura n'ahantu hataba idirishya Imana igucishamo ikagutabara ndagira ngo nkubwire ngo ibiguhagaritse umutima byikongera kuguhagarika umutima iringire Yesu wenyine niba udakoze isoni ibintu byose byari biguteye nimba ari ibihuha byose byagutera ubwoba uko byaza bisa byose bisa mwibutse yuko ibikurwanya bishobora kukurwanisha imbaraga n'ibishaka bizanye izakirimbuzi ariko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo amajwi y'amazi menshi ngo n'umuraba ukomeye w'inyanja ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga bishatse kuvuga iki ngo amajwi y'ibikurwanya amajwi y'ibiguhiga
reka mbabwire amajwi y'ibiteguye gutera igihugu urimo, kanivugire u Rwanda kuko ari rwo turimo. Haleluya! Amajwi y'ibiteguye kudutera abanyarwanda, amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, Uwiteka uri hejuru y'izo nama zose abirusha imbaraga, Uwiteka uhagarariye u Rwanda. Ubundi nagiye numva ngo hari Imana, sinzi ngo hari Imana ngo y'u Rwanda, mujya mubyumva, nagiye numva hari abantu bakunda kuvuga ngo Imana ngo y'u Rwanda, ariko iyi Mana tuvuga ntabwo ari Imana y'abakongomani, ntabwo ari Imana y'abarundi, ntabwo ari Imana y'Amerika, ahubwo ni Imana y'isi yose, Imana ihagarariye u Rwanda. Haleluya! Imana ihagarariye abasore n'abakobwa bari mu Rwanda, niyo iguhagarariye, umuri guhagazeho, kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Tugiye gusenga Imana nkubwira ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ibikurakariye bizarakara, nibishaka bizajimbize, ariko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Kandi mwibutse yuko Uwiteka yakwihuta, yagenda bukeya, nta bintu ahutaza, nta n'ibyo akerereza. Igihe kigeze Imana iratabara, igihe cyawe nicyagera Imana izagutabara. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buzaca. Kandi reka nkwibutse yuko ngusigirira ijambo, nubona hari n'uri kukurwanya uzamubwire ngo wiruka ku munyamugisha azagaruha bataramufata. Nibutse ko umuntu wiruka ku munyamugisha azagaruha bataramufata. Ni nko gutera umugeri ku muhunda, niko najyaga numva kera bavuga, wiruka ku munyamugisha bakwirukaho gute uri umunyamugisha azagaruha bataragufata. Haleluya! Nubwo utagira amafaranga, icyo Uwiteka yarahiye ntabwo azivuguruza kukugirira icyo yavuze. Icyo nushaka ucimbutse amashuri, icyo yavuze uzaba cyo. Twagiye tubona abantu Imana igenda igirira neza, igaha akazi keza, kandi mu buzima mu buryo batari babyiteze. Twagiye tubona abantu uyu munsi wa none Imana yigiye umushinga, kandi ndabona ahantu wari wicaye wari uri kuvuga ngo byibuze uko ukwezi kwa mbere kurangire, mu kwa kabiri ubonye amafaranga ngo utangire gukora. None dore Imana irayaguhaye, mu kwa kabiri genda utangire gukora, ariko uzibuke gushima. Nyaboneka ibi bintu Imana iguhaye nibyakubuza kwegera Imana, bigatuma wumvira amajwi y'ababwenge bw'isi. Dore twari nabo bahari bayobya abagenzi ngo nta kibazo, ubwenge bw'isi ni ngombwa. Niwumvira ibyo ngibyo ukaramuka ubyumviye cyane, ubu ndagira ngo nkubwire ngo igihombo ntuzamenya aho giturutse, ariko Imana iguhaye amafaranga wayisabye. Wowe udukurikiye uyu munsi uri kurira, Imana iguhanaguye amarira. Wowe udukurikiye uyu munsi wa none uri kubabara mu mitsi hari kukurya, uyu munsi wa none kunda Uwiteka wumva ukuntu akubwiye. Aravuze ngo reka gushakira igisubizo ahandi, kuko ahandi hose byaranze. Shaka igisubizo kuri Yesu. Byibuze gerageza iminsi 3 ubwira Yesu ngo Yesu ndaje, bambwiye kuri muganga nari ntarakubona, nanjye niyereka wiyeretse abandi. Imana uzayibona. Imana yambyajije bitangaza, no mvuga bitangaza. Yari amaze imyaka 2 n'amezi 9, kandi sinigeze njya mu bapfumu. Ndamubyara aravuka abaho. Uyu munsi bitangaza ni inkumi rwose, ni umukobwa ubona ushimishije. Rero Imana ibasha gutanga abana, Imana ibasha kuvukisha inda yahezemo, Imana ibasha Imana ihereza umuntu guseka atari guseka. Hari ibihe nagezemo nabonaga ntari guseka, hari ibihe, reka mubwire, hari ibihe nagezemo numva ndije, hari ibihe nagezemo numva nta n'ijambo mfite, ariko ibyo bihe Yesu nibwo yaje abana nanjye mu gihe nari nzi yuko bidashoboka. Ibyo wumva bidashoboka ku Mana birashoboka. Kandi nkwibutse yuko wowe wakurikiye umugabo ntabwo arakabwa. Ibi abakurikiye utubwo bihorere, ariko twe twakurikiye umugabo. Uyu mugabo Yesu ntabwo yivuguruza. Kandi reka nkubwire, uyu mugabo Yesu icyo yanditse yaracyanditse ku buzima bwawe. Kabone nubwo bazana imbunda za kirimbuzi, icyo yanditse ku buzima bwawe Yesu yaracyanditse, kandi ntabwo kizigera kivuguruzwa. Kabone nubwo amahanga yose yateranya, ntabwo azagikubita kuteta, kubera ko mfite umuririmbyi, mfite indirimbo ivuga ngo urufatiro rw'Imana n'umwambitse Bibiliya yarabyanditse. None nakuye ayo magambo avuga ngo uracyahagaze, urwanditswe ngo Uwiteka azabe. Arakuzi mama, arakuzi papa, nanjye aranzi. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho aya magambo, n'Uwiteka aza abantu biwe. Tugiye gusenga Imana nkubwira ngo humura, nubwo waretse ukangwa. Umva muntu wanzwe,
aho uherereye aho ariho hose. Umva muntu bahaye bakananegura, barakunegura ariko nawe ugiye kubaha. Umva muntu ayiwe, umva muntu bavuze ngo nta hantu uzigeza ngo uzapfa utyo. Ntabwo uzapfa utyo, kuko amaboko y'Imana niwemerera Imana irakuzamura, ikunyuze, iragukora amadede, ikunyuze mu marembo y'abarupinzi. Kandi wibutse yuko ari nta kure cyane Imana itakura umuntu, kandi nta na kure cyane Imana itageza umuntu. aho ariho hose Imana irakwavasa kandi ikakujyana ikakugezayo. kandi Imana ntabwo ihubuka. Bibutse ko Imana idahubuka. Nubona Imana iri gutinda n'ibikurwanya byegereye umuryango, uzabibwire ngo nimuwegere vuba vuba. Icyo nzi cyo nuko ndi kumwe na Yesu. Ubwo turi ku ngoma y'Umwami Yesu, nimuhumure tuzatsinda, ntabwo tuzatsindwa. kandi mbibutse yuko urufunguzo Yesu yararumwambuye Satani, ntabwo ufiteho ububasha rero, kuko nta rufunguzo agifite. Ikigeretse kuri ibyo aranaboshye. Ntabwo uyu munsi none Satani abasha gutampereza, icyo akora aratuma, kandi ibyo abasha gutuma natwe ubwacu dufite imfunguzo. ayiwe, imfunguzo Yesu yazishyize mu biganza by'abera. Mwibutse yuko yanamwambuye password kugira ngo atazaza amenya. Yari azi yuko uzaza ucumura, yari azi ko nucumura mu gitondo ari bumuhisha aho uri bwerezwe, kuko amenya ahantu uri bwerezwe yahita guhungubiranya utarakizwa ukabura nijoro. ariko yamwambuye password. ubwo yamwambuye password rero, humura 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 humura. Imana ni inyembabazi. Mperutse kubwira abantu ngo umukiranutsi ahantu yaguye wirinda kwivanga. umukiranutsi ahantu yaguye, twebwe Imana ifite ukuntu itugaragoza, ifite ukuntu ivuga ngo ni mubareke aba n'abandi. ni no mu ijuru ijya ibwira se, Yesu ajya abwira se akavuga ngo aba data, oya uburetse gatoya, uburetse gatoya umubiri narawambaye. akavuga ngo singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo barinde umubi. ntabwo ajya avuga ngo bakure mu isi, oya aravuga ngo singusabye ngo bakure mu isi, akavuga ngo ahubwo ubarinde umubi. umubi waguteye uko yabaringana kose, Uwiteka nakurinda umubi. dore ndabona hari amaboko y'Imana aje kukuramira. ayiwe, utangiye umwaka bagutuka, utangiye umwaka bakugira igicibwa. ndabona hari amaboko y'Imana. ayiwe, amaboko y'Imana araguteruye inshuti yanjye. amaboko y'Imana aguhanaguye mu marira. wari utangiye umwaka abandi bari guseka, wowe uri kurira, ariko Imana akiri urumurere y'Imana. Imana ihanagura amarira, Imana irasetsa, Imana iranezeza. genda ikubwira, ndabizi umunsi umwe nari mfite umubabaro ukomeye cyane, ndetse cyane 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 numva bitanashoboka, ariko Yesu ampa guseka. uyu munsi wa none nta kintu na kimwe numva kintera ikibazo keretse icyaha cyonyine, kuko ndabizi neza yuko ibindwanya ibyo ari byo byose umunsi umwe nzasiga iyi si ntahe, kuko hari ahantu tuzimuka tujye gutura, aho badapfakara, aho batarwara, aho batabura ibyo kurya, aho batagira ibyo babura, tuzajya guturayo. kandi mwibutse yuko ibyo ubura n'abahinzi bahinga cyane, njye narahinze, n'abahinzi bahinga cyane bagera igihe bakagera mu itumba. nshuti yanjye, bagera igihe bakagera mu itumba, bagera n'igihe bakagera mu ki, ahantu batari bubone noneho umutonore, bakagera igihe bagatangira kuri ibyo bahunitse. nta muntu ibintu bitabaho, ni ibihe bigwirira umuntu, biba kuri bose. abantu baba ku mafaranga bagera igihe bakagira kirize. ntabwo ibikubayeho, ntabwo ari wowe wenyine, n'abakomeye bameze gute bageraho bakahura na kirize. humurerega, nta byacitse. imbabazi z'Imana ziracyahari, kandi ubwo imbabazi z'Imana zigihari, ayiwe, dore uwo mwana wawe urimo uvuga ngo wakunaniye, Imana iraje noneho imuguhera agakiza. icyakora ryari ishuri, waba wihanganye gatoya, ihangane imyaka ihanganye ni myinshi, ihangane bigiye kumubaho nubwo bizaba bibabaje. amezi 3 yonyine, nyuma y'amezi 3 Imana iramuha agakiza. wararize bihagije, ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo uwo mwana wakurije gutyo, Imana kandi imugarutseho. kandi dore agiye gusubira ku ishuri. humura, Imana ikintu cya mbere ikoze, imukuyeho ibyo biyobyabwenge. wowe udukurikiye, Imana imukuyeho ibiyobyabwenge, imuhaye gusubira ku ishuri. nicyo kimenyetso Imana iguhaye. ntabwo bazongera kuguhamagara ngo uze kwisobanura, hanyuma amezi 3 yandi asigaye ubona utundi tudefo. yihanganire, Imana izamuha agakiza nk'uko wagasabye. Imana yarakubwiye ngo izamuha agakiza, izakamuha nk'uko yagasabye. munyemerere dusenge Imana. nubwo mwari mwararetswe mukangwa, kabone nubwo cyaba igihugu cyacu cy'u Rwanda, nubwo twarekwa, ariko amaboko y'Imana iradukunda. Imana iradukunda. abantu bashobora kutwanga, ariko igihugu cy'u Rwanda Imana iradukunda. reka mubwire, kabone nubwo ibihugu byose byatwanga, ariko Imana iragukunda. igihugu utuyemo abantu bose bazakwange, ariko Imana iragukunda.
bagukunda, kabone nubwo so na nyoko bakubye bakakugira ku gise bakwanga, kabone nubwo imiryango yakwanga, urwego rwose urimo Imana iragukunda. Kandi ubwo Imana igukunda, umuntu ugukunda ntabwo, Yesu ntabwo ari umukene, Yesu ni bosi. Nimba ari bosi rero aho kabone nubwo waba ugeze, ndabona wowe ufite ubukwe urimo uribaza uko bizagenda, nta kintu ufite, ariko Imana izagukorera ubukwe. Icyakora mu buryo bubisi uzakorwa n'isoni, ariko niwihanganira igicuku ugategereza igitondo, mu gitondo havuga n'impundu. Imana ishimwe, ihanganira ibibazo uhura nabyo, ihanganira kuba wararetse ukwanga, ihanganira kuba waratawe n'umugabo ugatabwa n'umugore wawe, ihanganira kuba urimo ubaza ngo bizagenda bite. Ibyo byose byihanganire, Yesu yari ahari, ntabwo yaryama twashira. Iyo aza kuza kuryama wakabaye uri kajoriti, ariko Yesu ntabwo yaryama twashira. Kandi nanone nubwo wabaye kabaye uri kajoriti, uracyumwe ku mwuka w'abazima. Erega hari abantu bapfuye uyu munsi wa none tukakibuka, uyu munsi wa none nyine tumva amateka babayeho, ariko wowe nubwo wakoze impanuka uyu munsi wa none ukamusigaranye ubumuga, ariko uriho, kandi akamuga karuta agaturo. Ariko nk'ibyo mwigize ni ibiki? Akamuga karuta agaturo, humura, kabone uko uriho kose ntabwo ungana n'umuntu wagiye. Abagiye baragiye iririre, kandi imirimo yabo yajyanye nawe ibaherekeje, nawe itaherekeje, ibyo birabareba. Shakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ntabwo ubizi yuko aho ugeze izi saha urahazi, ariko ejo hawe ntabwo uhazi, ndetse n'amasaha aza kuza ntabwo uhazi. Twagiye tubona abantu baryama bugacya bagiye bapfuye. Wowe shakisha ukuntu umwami yakwishimira, nushakisha uko umwami akwishimira. Note enotayi nokite, shakisha ikintu gikora ku ndiba y'umutima w'Imana gituma wasetsa Imana. Kandi wagize neza, abantu baragukoba none baretse kugira urukundo. Uwiteka afite icyo akugaya, ntabwo turi bwinjire mu cyanditswe, ariko Uwiteka ariko kugaya urukundo rwawe rwa mbere, rwa rukundo wakoreshaga ngo habonetse ngo abatubuzi, urimo uravuga ngo abantu tuza ku macano. Ibyo ngibyo ntabwo bikureba nshuti yanjye, wowe wizera Imana tukubwira. Nimba ni neza Imana uyizi gukura ku iseta, Imana ukaba uyizi yaragukirije za ndwara, Imana ukaba uyizi gukiza imipanga yo muri 94, Imana ukaba uyizi gurinda amasasu, Imana ukaba uyizi kurinda akagambane, Imana ukaba uyizi kurindira hahandi mwarimo murwanira amasasu ntakwice, bamwe bakagenda ukabibona, ukaba uyizi. Niki kiguteye kwanariza ibintu by'Imana ko wabayeho abandi bagiye? Twebwe twihorere, kubera yuko n'ubundi umuntu wese azagenda ukwiwe. Nidushaka tugwiremo turi abatekamutwe, umuntu wese azabazwa ibyiwe. Rega nshuti yanjye, wowe zirikana ubwawe ubwijajabire, kubera yuko inyungu nizawe ku giti cyawe, ntabwo ari iz'undi muntu. Reka mbabwire, inyungu ni izanjye Esther, ntabwo ari iz'umuntu undi muntu. Umugore umwe tumusozerezeho yakurikiye nyirabukwe, ariko Imana ndamushimiye, akurikira nyirabukwe, amukurikira nyirabukwe nta bahungu bandi afite, yari abizi yuko muri uwo muryango nta n'abandi bantu bahasigaye. Agenda yumva agiye kwita kuri nyirabukwe. Bikunanira no kwita ku bantu, niba unaniwe gukunda Imana, bikunanira no kwita ku bantu, bikunanira kandi nawe ufite ibintu ukeneye. Uyu mugore we Rusi yanze gusiga nyirabukwe nshuti yanjye, amubaho akaramata. Ariko twagiye uzasome Rusi ibice 2, uzasanga ukuntu ngo Imana yaje kugera igihe ngo aragenda ngo atangira guhumba. Ntabwo mbizi, Bibiliya ivuga guhumba no guhorera, aratangira arahumba, ariko uwo murimo yatangiye guhumbamo, Imana ishimwe, ndafashijwe. Uwo murimo yatangiye guhumbamo, aho ngaho watangiye guhumba hagushingiriza ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Ngo biza kugera igihe ahabonera umucunguzi. Umurimo yashikiyemo wari uwa Bowazi, kandi Bowazi yarashinzwe gucungura, ngo gushukura ngo bamwe muri uwo muryango. Bibiliya niko yambwiye. Bowazi wawe ninde? Rusi ko yabonye Bowazi wiwe, ngo hari umugabo ngo babwiye ngo Imana ishimwe, ngo hari uwo babwiye ngo nagende ngo ari we ngo umucukura, ngo ariko ngo baranamubwira ngo igurire nk'isambu, ngo arabyemera. Reka twe kuhatinda cyane, ariko wowe nindi? Bowazi wawe nindi? Rusi ibice 2 twase mu murongo wa 10 ndumva ari wa 13, aravuga ngo urumva mukobwa wanjye. Haleluya. Urumva Kristo aravuze, urumva muhungu wanjye, urumva mugabo, urumva wa mugabo, urumva wa mubyeyi we. Ntukajya mu murima wundi, ahubwo ujye uhanga amaso ku y'abahungu bavomye, uko bayavoma uko ariko kose. Wowe nimba ari mu bitobwe,
shaka akayungiro wowe se ubundi wakwishakira akayungiro ukayayungurura nimba abahungu bayavomye nabi wakwishakira akayunguro cyangwa ukanayateka nabi uyu mudamu byaje kurangira imirimo yakoze Imana ishimwe imirimo Imana yakoze tuyikusanyirije hamwe muri 2023 byaje kurangira uyu mudamu Imana imuhujije na Bowazi wawe ninde Bowazi wawe ninde nshuti yanjye Rusi nawe arishima Rusi nawe aracya ariko imirimo yari arimo arakora ntabwo yari azi yuko azabona umucunguzi none wowe witeze iki kora ineza kubera ko ineza ntabwo yiherera ahari yenda birashoboka ko waretse ukwanga ariko ntabwo ntawe ubizi muri uko kurekwa kwawe harimo undi mucunguzi ariko Mana yanjye we muri uko kuntu bakuretse muri uko kuntu bakwanze niho harimo urufunguzo rwo kugira ngo uhure n'umugambi w'Imana muri ayo makuba wahuye nayo niho harimo urufunguzo rwo kugira ngo nawe ugende wicururize wunguke gukorera abandi byari kukwica ariko Yesu akiri ihumure riturutse ku Mana haleluya Yesu igeze gusanga abigisha ngo bari kuroba ngo bakesheje ijoro ntacyo bafata ariko barategeka ngo barobe dusoza tumubwira ngo umva ijwi ry'Imana rivuze ngo genda urobe bamufundiye genda urobe muhanuzi genda urobe muvugabutumwa genda urobe genda urobe muhanzi genda urobe Yesu arategetse ngo noneho roba genda urobe mu kazi kawe genda ushare muri studio byari birimo biranga roba akira gukorera Imana ishimwe rope enota akira iravuze ngo genda urobe ukesheje ijoro ntacyo wafashe kandi ko kuribura nakora biragaragara ko nta kintu iri gufatisha ariko iravuze ngo niwo genda urobe reka dusenga Imana ntabwo uzi nanjye ndumva niteguye ko ngiye kujya kuroba kubera ko ijambo riturutse bukuru riravuze ngo tugende turobe nubwo twari twashekesheje ijoro ari ntacyo turafata ariko iravuze ngo sinitaye ku rwango bakwanze sinitaye ku bisabyo bagusebeje sinitaye ukuntu bakwise amazina nta nubwo nitaye ku buranga bwawe ariko icyo nitayeho nicyo nakuvuzeho icyo Imana yitayeho nicyo yakuvuzeho umunsi nk'abantu bigeze kuvuga ngo ndapfuye umunsi bavugaga ngo ndapfuye ni nawo umunsi itorero ryari ryanyishyuriye inzu bashidutse basanga uyu munsi wa none ntawe ukinyishyurira inzu ntawe ukingaburira umunsi bavugaga ngo ndapfuyemo ndetse muri icyo cyumweru bavugaga ko pfuye niho kabaye kuko nibwo bari banyishyuriye inzu nibwo Kristo yahisa mu buryo nibwo reka nkubwire ntabicitse ntabibaye Imana iratungurana nshuti yanjye mu gitondo watungurana mu gitondo no mu kanya watungurana Imana ifite amayero Imana ifite amapawundi Imana ifite amadolari mu ikofe ya Yesu njya gusenga ujye uvuga ngo Yesu mu ikofe yawe harimo amafaranga ndabyibuka muri icyo cyumweru ndi gusenga mvuga ngo Imana mu ikofe yawe harimo amafaranga nafata akamatushe nari mfite ni muri telefoni yawe muri momo habamo amafaranga hanyuma nkajya mvuga nikora mu mifuka kora mu hari ukuntu dusenga twigira nikora mu ikofe yawe mu amafaranga Yesu kandi koko Yesu nashidutse yampaye amadolari akora mu ikofe yiwe nta mama wacu ngira hanze nta akora mu ikofe amafaranga byusenga uvuga mu ikofe yawe ya boss wawe papa wawe afite amafaranga imubwira akora mu ikofe aguhereza amafaranga nanatinda igihe cyawe ntabwo kiragera kandi mwibutse ntagira ubantu bakubutoni uyu munsi wa none icyo gihe nari mfite matushi uyu munsi wa none ntabwo nibwira ngo kora mu ikofe sigaye mfata telefoni nyine nkavuga ati witeka we muri telefoni nyine nkajya numva yuko mfite na telefoni ariko igihe nari mfite matushi no kuyirebamo gutya ndinda guhunyuza nkavuga ngo muri momo harimo amafaranga icyo gihe ijuru rirumva riratabara birashoboka ko yanatinda ugasenga ntiyumve ariko gutinda kw'Imana hari ihumure duhabwa ikikubwira yuko Imana yumvise utangira guseka utananyoye basinzi baseka kuko basinze ariko ikikubwira yuko Imana yakumvise nubwo itakuganiriza nubwo itavuze ngo ndavuze ko utangira kumva ibyiringiro ugatangira kumva umunezero dusenga Imana uwo munezero nawe wumvise ntabwo ari ubusa ahubwo uwo munezero niye kukuhuza n'icyo Imana yakuvuzeho erega kuba ukiri muzima ugihumeka haracyariho ayandi mahirwe dusenga Imana nshuti z'umusaraba dusenga Imana nagira ngo nkubwire ngo Imana ishimwe
aya maso ye bari bagiye kuyabaga, ariko umva uko Uwiteka Imana ivuze. Haleluya. Uhereye none Imana iguhaye gukira aya maso. Umutwe wakubitaga ari hamaze kubamo imirasire, wari ufite na randevu yo kubagwa, ariko Imana ifasha umutwe uhinduye muzima. Hanyuma ifasha amaso nayo irayabaze, ifasha umugongo irawugoroye. Ayiga Mana turagushimiye. Imana ishyize mu buryo ibintu byawe byose. Imana iguhuje n'umugambi wawe. Inshuti yanjye dore wari umaze guhomba, Imana usigaranye amakarito, Imana yongeye gushyiriyemo. Kandi dubwo wari urimo ubaza Imana ngo ubuse njye kuguza, genda uguze, Imana izakwishyurira ideni. Ningaruka ndababwira ukuntu Imana yanyishyuriye ideni. Imana yishyura ideni, genda uguze ushyiremo. Yesu azigwatiriza aho yanyuze yishyurira njyewe Steri. Ni nabizanye nawe ikagutabara. Ipfa kubivuze kandi ndabizi imvugo y'Imana ndayizi. Reka mbabwire bantu b'Imana, ntimukiteranye n'Imana ngo muvuge ngo Imana iravuze itavuze. Abantu biyangaho bakavuga ngo reka tuvuge ngo iravuze, mwamwitera umwako. Ariko ijwi ry'Imana ndarizi neza. Uyu munsi wa none mu gitondo ivuze, nimugoroba bishobora gusohoza. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi uretse n'ibyo ngibyo, abo tubwira nubwo tuba tutabareba, hari izindi mbaraga zituzaho. Natwe duhaha izindi mbaraga. Uradirimira Imana, wumve ko Imana yivuze. Niwumva Imana itavuze uzaturirimbire. Nimba utanabizi Imana izaguha ijwi. Niwumva udashoboye kuturirimbira, uzatega amaboko wikore bya bindi nyine wumva byaje. Ibyo nabyo bizadufasha. Niwumva Imana ifite uburyo yagukoresha mu muhamagaro wawe, ukareka kujya mu bintu Imana itaguhamagayemo cyangwa Imana itagushyizemo. Niwumva binagize uzanahagarare nushaka ujururame, uko ibyo byonyine byo guceceka nabyo bizaramya Imana. Uzabireba mu gihe cyewe bizamufasha. Nushaka uzarire gusa byonyine ujye kuri kamera urire. Ibyo ngibyo hari umuzungu uzareba bikamufasha. Komeza uko wahamagawe. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana. Haleluya. Turaguhimbaje. Twari dufashe umwanya turi kukuvugira iri jambo. Nuko kandi duhaye kurisobanura. N'undi wundi udukurikiye nawe afite ukundi kuntu yarivuga. Ndanagushimiye ko unyuranyije. Hari ibyo unyuranyije. Ndagushimiye ko kandi nanone wongeye kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Mana we nkundira mbivuge muri ubu buryo. Ndagushimiye ko wongeye kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda, tukuramburiye amaboko. Banyarwanda nimuhumure, bakunzi b'umusaraba nimuhumure. Imana yacu, Imana yabera nanone kandi yongeye kwitamurura. Dore yitamuruye mu nkingi y'umuriro, itegereje ingabo z'abanyegiputa bacitsemo igikuba. Ayo abanyegiputa bacitsemo igikuba, abanyegiputa bacitsemo igikuba, abanyegiputa bacitsemo igikuba. Murabyumva cyane abera nimuhumure, ubura urugamba si urwanyu. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko uri mwiza. Ibi ngibi tubivuze dutya ni uku nguku dukoresheje, ariko ijya mu mitima y'abantu. Ijambo ryawe nararisomye rirambwira ngo rizasohoza icyo waritumye. Jya mu mitima y'abantu, abantu nibagubwe neza, abantu nibumve Imana muri iri jambo kuri duhaye uko nguko. Kandi natwe turivuze dukeneye ko imitima yacu igumya ikaba mishyashya. Turagusabye uhereye none, abantu batumenya batatumenya, abantu badukunda ari benshi, uturinde gusamara niwe tukubahisha. Uzaturinde imitima yacu, badukurikiye natwe ubwacu turi hano, uturinde kwikakaza, uturinde kwiyemera, uduhe kugendana nawe. Kuko ntitwigeze tubona ahantu wiyemera, ntitwigeze tubona ahantu wirarira, ntitwigeze tubona ayiwe wahoze uri Imana. Tuhe kugenda nk'uko wagendana, dushinga aho ukuye. Turagushimiye rero kubyumvise. Dusengera ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bose babone guhirwa kuri wowe. Urakoze, turagushimiye. Kandi ntabwo turangije, turakomeje, turahanira gakondo yo kwa Data mu ijuru. Ntabwo tuzayireka keretse uhagaraye ku mipaka yose. Ariko Mana wankundiye. Haleluya. Urakoze urakabyara, urakoze urakabyara, urakoze. Komerwa amashyi, vugirizwa impundu, urabikwiye, uri umubyeyi. Icyubahiro n'ikibi cyawe.
abo turi kumwe hano babonye neza y'Imana, babonye neza y'Imana, babonye neza y'Imana, babonye neza y'Imana. Imana ibaga amaso umuntu atagiye kwa muganga. Imana alebonete ideve, Imana ikuraho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mubonye Imana itanga abakiriye, Imana ishimwe. Turagushimiye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu barakubonye rwose, nanjye ndumva nejejwe nuko abantu bakubonye. Izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero, dusengera bari mu nzu z'imbohe bagirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Ari mu bakozi bawe abo bose turabasengeye, nibabone neza yawe. Kandi nitwongera kubona abantu bawe bavuye mu buroko bavuga ngo turashimira Imana ko tukiri abarokore, natwe imitima yacu izishima. Urakoze kubyumvise, kandi umuntu wakwishima kuri mugenzi wiwe natuze, kuko isi ntisakaye. Rero Uwiteka Imana nyir'ingabo, duhe kugenda nk'uko wagendaga mu izina rya Kristo Yesu, amen. wakwifuza nimero ya telefone yakwandika 0789 777 hanyuma 87 cyangwa se 0789 13 826. Mana umugisha. Wakwifuza kureba indirimbo zanjye yakwandikamo nyine amazina yanjye Mukasonye Esther, itagera kuri channel yanjye akazibona. Isabe umugisha. Amen.